Yes, tugize umugisha kanya nka Gocha TV mu gikorwa cya mobilisation yo kuvuga ubutumwa ariko no kubwira abantu ko bagomba kugira ubuzima bwiza. Hanyuma hano turi kumwe n'umusore mwiza hano ku kibuga, twagira ngo tubanze atwibwire amazina ye hanyuma dukomeze. Murakoze, amazina yanjye yitwa Mukunzi Kamarade, twandumwe mu rubyiruko rutuye mu murenge wa Ngeruka ariko nkambarizwa mu kagari ka Nyakayonza. Kamarade, utubwiye yuko rumwe uri mu rubyiruko, hanyuma ukora iki se mu rubyiruko? Hari umumaro, hari akazi ufite, hari icyo ukora, watubwira muri make? Kuko mu nsanze no ku kibuga naje gukurikirana uko imikino iri kuba, ubusanzwe ndumuza bikorwa w'inama y'igihugu y'urubyiruko mu murenge wa Ngeruka, nkaba ndi coordinator y'urubyiruko mu murenge wa Ngeruka. Wow, ni byiza cyane, coordinator w'urubyiruko mu murenge wa Ngeruka. Tunejejwe cyane no kubana nawe. Hanyuma nkawe twagira ngo tukubaze ikibazo yo kuri wowe, siporo ifite uwe mumaro mu buzima rusange? Ni iki wavuga ku bantu bazakumva cyangwa se bashobora kuba bari gukurikira aka kanya? Bukomeje ku kintu cya siporo, umumaro nko kuri siporo nko mu rubyiruko cyane cyane nko wari ubimbajije, ikiza cya siporo nkuko bara babidukangara byaba inzego za leta ndetse n'imiryango itegamiye kuri leta cyane nk'amatorero nkuko muri mwaje ahangaha. Siporo ni nziza, ifasha urubyiruko mu kwishima ndetse n'abaturage muri rusange. Usibye no kuba siporo idufasha mu kwishima, idufasha kugira ubuzima bwiza, dore ko akenshi bakunda kuvuga ko siporo ari urukingo rw'ubuzima. Gukora siporo ntapfa kurwaragurika, mu gukora siporo agira ubuzima buzira umuze. Ndumva aribyo nabavuze kuri siporo. Urakoze cyane. Hanyuma ibijyanye ese urubyiruko rwo muri Ngeruka rubaho gute ibijyanye no kwirinda ibiyobyabwenge? Ese hari ikibazo cyagiye kivugwa kenshi cyane, ibibazo bijyanye n'inda zitateganijwe, ibyo ngibyo biri ku ruhe rwego hano umurenge wa Ngeruka? Birahari cyangwa ntabyo? Ugiye kureba ntabwo navuga ngo ibyo bibazo ntabihari. Ugiye kureba usanga nko kuri 60% cyangwa se 50%, icyo kibazo gihari cy'inda ziterwa abangavu, aho usanga bamwe mu rubyiruko bataragira imyaka y'ubukure usanga baterwa inda zitateganije, kubera ko usanga bimwe navuga ngo bamwe ntibaramenya ubuzima bw'imyororokere, abandi barabizi bigendanye n'ubuzima buba buri mu murenge bakishyura mu ngeso mbi nk'ibyo ngibyo. Ariko nk'ubuyobozi duhora dukora ubukangurambaga mu rwego rwo kurwanya ibyo byaha cyangwa se ibikorwa bitari byiza. Aho muri ibyo bikorwa bya siporo nk'uko wari ubimbaje, dukoresha uburyo mu bukangurambaga habera imikino, dore ko abitabiriye n'abantu benshi batandukanye, tukababwira ibyiza byo kwirinda inda zitateganijwe. Murakoze cyane, turabashimiye. Sinzi niba hari ikindi kintu ari ubundi butumwa ushobora kugenera urubyiruko rushobora kumva cyangwa se ruzakumva mu gihe kizaza? Ubutumwa numva nagenera urubyiruko rurimo ruranyumva, icya mbere ni ukwirinda kwishora mu ngeso mbi z'ubusambanyi, kuko nta kiza kirimo, dore ko iyo umaze gutwara inda utateguye cyangwa itateganyije, usanga bikwicira avenire yawe cyangwa se future yawe cyangwa ejo hazaza hawe, kuko numara kubyara rya shuri ahita imishinga rero wateguye ikaba nkaho ipfuye, ukongera kujya kugaruka mu murongo bikagorana, bityo ugasanga ugutakariza icyizere, ugahorana ihungabana. Numva neza nashishikariza urubyiruko kwirinda ibyo bikorwa bazishora mu ngeso mbi z'ubusambanyi. Urakoze cyane.